Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Yes, nibyo koko ayo mafoto urimo urareba ntabwo wibeshye. Ayo mafoto urimo urareba hejuru aho ngaho ni amafoto ya hoteli nshyashya igiye guca ibintu mu Rwanda. Ni imwe mu mahoteli ije kwiyongera mu zindi hoteli zikaze. Ibaze ahantu uzajya wishyura miliyoni zirenga 17 ku ijoro rimwe kugira ngo ushobore kuraramo. Miliyoni 17 ku ijoro rimwe kugira ngo ushobore kurara muri ino hoteli urimo urareba mu mafoto hejuru. Byahindi mwajyaga mwigira ngo ufite umukunzi ngo uramukunda muramutera imitoma ngo nzakujyana hehe ngo kuzuba ku kwezi ndagukunda birenze ibintu byose byo kwisi ngo nicyo ushaka mu buzima bro. Ntuzongere kuko azagita akubwira ngo njyana muri Wilderness Magashi Peninsula Hotel. Uzagita umujyana se miliyoni 17 ku ijoro. Ufite umugore umutera ibitoma umubwira ati kuri Saint Valentin ubu kuri Saint Valentin sinzirimo mwe murumva kuri niba nakubita intoki ni kwa kundi umuntu avuga ati nyemeza uwo mugiye kuzajya munyemeza umuntu nzajya mbona Ashley Queen yakupostinze gutya ariko se Ashley Queen buriya niwe waba wishyurira cyananze urugero rudafatika ariko umuntu uzajya nyereka kabisa ndeba ama stories yanyu ndeba ama social media yanyu uri muri Wilderness Magashi Peninsula Hotel. Ewana nzajya mitanyamanika kabisa nzajya mitanyamanika. Iyi rero iyi ngiyi ndimo ndakubwira Wilderness Magashi Peninsula ni hoteli y'ubukerarugendo yihariye igiye kubakwa cyangwa se yamaze no kubakwa ubwo izatangira gukora hariya muri pariki y'Akagera mu Rwanda. Biteganyije ko izafungura ku itariki mu kwezi kwa 9. Itariki ntibarayivuga ariko ni muri kuno kwezi kwa 9 muri no mwaka muri no kabisa muri no mpeshyi muri no mwaka 2025. Wilderness Magashi Peninsula Hotel izafungura ikagira ibyumba 8 harimo ngo na villa y'abantu 4 n'ibyumba 2 by'abantu 2 byose byubatswe ngo nkujya hejuru kugira ngo bigaragarize neza ikiyaga cya Rwanyakazinga n'imisozi ya Mutumba. Kera twabaga ibyaro tuje mu migi tuje gutura mu migi ukavuga ati yasi naba mu cyaro hari ahantu none umva Rwanyakazinga ubu ni wagiye kujya kuri top cyangwa se nitwa za Mutumba ubu kuzajya uvuga Mutumba umuntu umva kurenze kuri umuntu wa danger kandi kera umuntu avugaga Mutumba ugahita avuga aho mu cyaro zinge najya kubayo nkora iki ngo Rwanyakazinga ngiye na Rwanyakazinga ni ibintu bibiri bitandukanye nishaka akantu nka Nyamirambo akantu nka Nyarutarama Rusororo nawe hagezweho yes ariko bagezweho ahantu Rwanyakazinga ubu niho hantu hagiye guca ibintu uzajya ubona #Rwanyakazinga ubona umusire Queen cyangwa se umusire King irimba babaho cyangwa se ubona umuntu ufite amafaranga umuntu muzima ufite amafaranga yakubisa #Mutumba #Rwanyakazinga nuzajya ubona ayo mazina ugiye tuvuga ati uyu muntu ko adasanzwe uyu muntu ko yihaye. Ibi rero ni ibya hoteli iri mu gace k'ubukerarugendo bwihariye aho ahasanga inyamaswa zitandukanye ari muri pariki y'Akagera. Ahangaha muri kano gace izaba yubatsemo n'ahantu ngo byoroshye kuba tubona intare. Ni ukuvuga bro wowe n'intare muzajyamo muri abantu bameze gutya. Ni ukuvuga no kubyuka mu gitondo ukavuga intare igahita ikwikiriza ati story zajya ariko najya zivuga akavuga ibiri biki hanyuma ariko akaba arimo n'inkura n'uvuga ntabwo ari intare gusa uzajya ubonamo n'inkura ubone inzovu ubone inyemera ndetse banavuga ko hano hantu ino hoteli zabiri hazaba hari n'ubwoko busaga burenga 500 bw'ibisiga harimo n'igisiga cyitwa Showbill. Iki gisiga cyitwa Showbill cyangwa se ni Showbill kuko ndimo ndabona nka shoe y'inkweto sibyo Showbill cyangwa se urukweto rwa Bill cyangwa yes ni urukweto ndibaza ni Showbill ni no Bill ndibaza atari ino darigo ari izina rya Bill cyangwa se I don't know ariko nanabikubwiraho gato iki ni igisiga kidasanzwe reka maze nyikubwira mbere ko dukomeza kuri bino by'iyi hoteli. Mbere nuko nkubwira nandi mahoteli wenda nayo wajyamo nayahenze mu Rwanda n'ibiciro by'ijoro byo kwino hoteli. Mbere ko mbikubwira ka nkubwiye kuri kino gisiga cya Showbill cyangwa se icyo bita Balanceps Regs. Iri rero ni inyoni idasanzwe cyangwa se n'igisiga kidasanzwe kiboneka mu bibaya by'amazi byo muri Afurika y'Uburasirazuba niyo hagati. No kuvuga niho honyine wabibona bino bya Showbill bino bisiga ubibona muri Afurika iwacu hari tuba nuvuga Iburasirazuba no hagati. Ikabizgore ino Showbill izgo kugira umugara wayo wihariye no kuvuga umugara wayo usa n'unkweto no kuvuga umeze nk'unkweto no kuvuga ujibona imigara y'ibindi bisimba ariko umugara wa
kino gisiga cya showbill umeze nk'urukweto ari naho izina rero rikomoka bagahita barwita cyangwa se bacyita showbill ni ukuvuga ni urukweto rwa bill niko umugara wayo umeze nk'urukweto. hanyuma rero ni igisiga gifite amababa y'umuhondo n'amaso akomeye, uzasanga gifite n'amaso akomeye n'umugara munini cyane ushobora kugera kuri santimetero hagati 20 na 24 z'uburebure. Reka araza kumfasha mugenzi wanjye Eddie Claude agishireho mu kirebe kino gisiga muze kukireba, murakibona aha ngaha mu ifoto mureba aho hejuru murahita mukibona. Kikaba kiboneka rero mu bibaya by'amazi bya Sudani y'Amajyepfo, muri Uganda, muri Congo, muri Tanzania no muri Zambia. Urumva rero ko no mu Rwanda kirahari, nuzajya urara hariya muri no hotel nakubwiye Wilderness Magash Peninsula, uzajya ubona na kino gisiga bro. Oda cyashu biri gifite umugara nk'uw'inkweto kikuri hejuru. Ni igisiga kirira amafi gusa, ni ukuvuga nta kindi kintu kirya amafi gusa, kikarya ibikeri, kikarya n'inyamaswa nyine ntoya nk'inzoka, imbeba. Utwo ni utuntu twayo, ni nk'uko nawe kuri pari kwirayida ukubita ipirawu, nawe mu gihe cy'ipirawu cyayo kiba kikubita utuntu tw'utuyoka, utuntu tw'utubeba, utuntu nk'utwo tworoheje. Hanyuma rero ni igisiga gihagarara igihe kirekire kigategereza umwanya mwiza wo gufata umwanzi wacyo. Nukuvuga gishobora kumara igihe kirekire gato kirimo gucungana n'abanzi cyangwa se n'iki kugira ngo kibeho neza cyangwa se gishobora kubona n'ifunguro. Akarero nyine shubiri ishobora kubaho imyaka 35, ni ukuvuga niba ufite imyaka 35 ni ukuvuga ushobora kubungana na shubiri ishaje, ariko igira n'umwana umwe gusa mu gihe cy'ubworozi. Ni ukuvuga shubiri ikurikiza planning familiar neza cyane, umwana umwe n'uwo nguwo nk'andi mu Bushinwa kera bajyaga basaba abantu ko ari bo babona, ariko Abashinwa barimo barasaba abana noneho byarakomeye. Baje gusanga abana babaye bakeya cyangwa se urubyiruko rwabaye rukeya mu Bushinwa, biza kurangira ahubwo huzuye abasaza. Shubiri rero yibikaho umwana umwe gusa kandi ikabaho imyaka 35. Shubiri rero iri mu nyoni ziri mu kaga nk'uko umubare wazo ugenda ugabanuka cyane, aho hagati y'ibihumbi 3,300 ndetse na 5,300 nibyo byonyine ushobora gusanga muri nosi dutuyemo. Haro ibibaya by'amazi biragenda bihindurwa imirima n'inyubako, ubukerarugendo budakurikiranwa neza. Ibi byose biri mu bibazo bituma izino shubiri zigenda zicika ku isi. Shubiri rero irashakishwa n'abashaka kuyigurisha nanone nk'inyoni yo mu rugo, harimo abashaka kuyitunga nk'abaherwe muri za Dubai n'ahandi za Qatar, bo baba bayibonamo nk'iboro kuko irimo irabura, baba bashaka kuzitunga mu rugo. Shubiri rero iri ku rutonde rw'icyo bita IUCN, ni nk'inyoni iri mu kaga. Ni ukuvuga IUCN ishyiraho ibintu biri mu kaga, iri mu nyoni ziri mu kaga, bikaba bisaba uburyo bwihariye bwo kuyirinda. Hari no mishinga yo kuyibungabunga mu bibaya by'amazi ndetse no gukumira uburobyi butemewe bwazo. Yes, ngibyo rero uko bimeze kuri icyo kinyoni nari nkubwiye nacyo ushobora kubona muri no hoteli ya Wilderness Magash Peninsula hariya mu Kagera, izafungura mu kwezi kwa 9. Ifite ibyumba byayo rero byubatswe ino hotel, ubwo nayigarutseho ntago nkiri kuri showbill, ahubwo nagarutse kuri hoteli. Ifite ibyumba byayo byubatswe hejuru, bifite aho kogera hihariye, cyo bita plunge pools, ikagira serivisi zo gusangirira mu macumbi ndetse n'abayobozi b'inzobere ngo bakaniye kabisa. Abashyitsi rero bashobora kwishimira, ni ukuvuga iyo ugiye hariya mu ngendo zaho za nijoro gusinzira mu buriri. Ni ukuvuga bafite uburyo usinzira, bafite ibyumba cyangwa se ahantu uburiri bateguye uzajya usinzira wirebera inyenyeri mu kirere, nta gisenge ngo kiriho. Ingendo rero ariko iki cyumba cyane ubwoba n'ahantu habaga za shubiri ubwo ntiwaryama nijoro nta gisenge kiriho. Shubiri yaca hejuru yakubona ikagira ngo yabona utwiso twawe, ikagira ngo ni nk'utuntu tw'udufi igatiza kudukuramo. Yes, ariko baba bafite uburyo babyubatse mu buryo bugezweho, buryo bujyanye n'abantu babaherwe nyine n'abantu babakire, kuko miliyoni 17 ku ijoro bro. Ugomba kwiyagaruza nawe. Hanyuma kandi ikindi nuko uzajya ugira zirangendo zo mu mazi ndetse za nijoro. Bakavuga ko mu ngendo za nijoro, ni ukuvuga ubukerarugendo nijoro kugira ngo ushobore kubona za nyamaswa zigenda nijoro gusa nk'injangwe, za leopards. Hari inyamaswa ngo zigenda buriya nijoro gusa, twe tujya tumenya kuko ku manywa ziba ziryamye. Rero hano bazajya bagufasha waraye muri iyo hoteli ku buryo izo nyamaswa uzibona, ndetse mukore n'ingendo mu mazi, ndetse ngo no kuroba, ngo byo bita catch and release. Ahanga catch and release by'amafi, aha nahise nkeka ko ari kwa kundi ufata ifi uzajya kubita nk'akaboko gutya mu mazi, uhita uzamura ifi man, uhita uyireba gutyo uvuge wafi we inye kuri miliyoni 17 zanjye ndihagije ntago nakotsa, uhita uyisubiza mu mazi. Abakire barishimisha bro. Ari twebwe twahita tuyikubitamo isosi, ugahita ubwira umwana ngo jya kuzana ifu y'ubugari.
inyama yabonetse cyangwa ifi yabonetse. Ahangaha ariko bo bazajya bakora kuroba amafi ariko bwa catch and release, barayafata bakayareba mukayanaliza mukayautubizu mugakina nayo ukavuga agafi keza pyu ntugaharure ntukureho amagaragambye ariko bayita amagaragambye y'ifi, ahubwo ugahita ugira gute wongera ukayisubiza mu mazi ukongera ukayireba uburyo irimo kuri miliyoni 17 zawe ukareba uburyo ifi yongera koga isubira mu mazi. Hanyuma ikindi rero muri no hotel bazajya bagukubita icyo bita Rolex breakfast wrap. Iyi ngiyi rero ni imwe mu ma breakfast yakunzwe cyane azwi mu Rwanda, ndetse hari n'icyo kurya bita ngo kugisha dinner. Iyi kugisha dinner yo ndakurahiye umuntu uzi icyo bita yariyo aze kumbwira muri comment icyo bita kugisha dinner. Kugisha dinner ngo irazwi byatari mu Rwanda ariko ngiye sindahiriye simbizi yewe. Ngo ibiro ngo uzajya ufite n'uburyo ngo bijyana n'imigani gakondo n'inkuru zo mu Kinyarwanda bagutera ama story n'ibindi, so urumva nyine uzaba wishyuye mana amafaranga agaragara. Niyo mpamvu nabwiye ngo umuntu ufite umuntu agunda agomba kumujyana ahantu hari ibintu bigaragara. Ni hotel rero izajya ngo ikorana cyane na Bisate Reserve Hotel urayizi no Bisate yamaze kubaka izina cyane ahangaha murayizi kuko iyo usuye muri Bisate bahuza ubukerarugendo gakondo ndetse no gusura ingagi murayizi hariya mu Ruhengeri. Yes, hanyuma rero ni hotel nkuko nakubwiye izaba yubatse hariya muri parike y'Akagera hafi y'icyaga rwa Nyakazinga. Ikindi na agace gahereye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa parike y'Akagera, kakabonekamo inyamaswa nyinshi nk'ingwe, imvubu, ingona, intare, isha n'izindi nyamaswa zitandukanye. Ino wilderness no Magashi Peninsula muri rusange ngo izabigizwe n'ibyumba 8 ndetse n'inzu yihariye icyo bita villa ishobora kwakira umuryango w'abantu 6. Bivuga azajya haba ari villa ni imwe yonyine ishobora kwakira umuryango w'abantu 6 ndetse ifite ariko hari none ino hotel ifite n'ibindi byumba 8. Bivuga muri abantu 8 nabo bashobora kuva bafata ibyumba ku ruhande badafite naho bahuriye n'iyo famiye. Ikaba yaragenewe umuryango iyi villa yagenewe umuryango izaba ifite ibyumba 4 aho kimwe gishobora gukoreshwa nka gym igihe babyifuje, uruganiriro, igikoni naho kurira ndetse na piscine yihariye yayo. Biteganyijwe ko igice gisanzwe kiri ya hoteli no kuvuga ni yanzu ya villa bizaba bitunganyijwe ngo harimo intera ya metero 200 no kuvuga ikira gice cy'ibyumba bindi ndetse na villa intera ya metero 200. Buri cyumba 8 rero ngo muri buriya byumba 8 ngo bizaba bigize wilderness Magashi Peninsula kizaba gifite piscine yacyo. Nuvuga bya byumba 8 buri cyumba nacyo kizaba gifite piscine yacyo ku giti cyacyo no kuvuza ajya woga wenyine bro. Intare niza kukureba uzajya urwana nayo wenyine. Nimba ari ingwije kukureba uri muri piscine ni wowe nayo. Umva nimba ari ingona ni wowe nayo. Ariko humura nakabambaga gukubitiyemo haba hari uburyo bateguye n'amatekinoloji kurya inyamaswa zidashobora kwinjira muri hoteli. Hanyuma kurara rero bya bindi nakubwiye inkuru ishingiye nahangaha rero. Tega amatwi nimba ufite sheri wumve nimba yari choice yawe nziza cyangwa se nimba ufite sheri ahangaha ukazajya wahungira kure. Kurara muri wilderness Magashi Peninsula ijoro rimwe igihe wafashe icyumba gisanzwe uzajya wishyura $3,000. Igihe wafashe icyumba gisanzwe ni miliyoni zirenga hafi 4 z'amafaranga y'u Rwanda ku ijoro rimwe. Ubyumve neza icyumba kimwe muri bya 8 miliyoni 4 ku ijoro rimwe. Hanyuma nufata villa rero hari kwa kundi uvuga ati dushobora kuza turi couple, dushobora kuza turaba dufite n'abashuti cyangwa dushaka kwikorera party. Ijoro rimwe uzajya tukubita $12,500. Nubwo ni miliyoni zirenga 17 z'amanyarwanda. Wabyumvise neza niko bimeze. Amafoto y'iyi hoteli ngayo uri murayareba hejuru. Abazacumika muri iyi hoteli ngo bazajya bahabwa amahirwe yo gusura parike y'Akagera nkuko nabikubwiye, utembere mu kiyaga cya Rwanyakizinga, kuroba ndetse no gutemberezwa icyanya cyose kibarizwamo inyamaswa zitandukanye. Rero murabizi ko Akagera n'ahantu hadanje n'ahantu heza cyane. Rero bikaba bavuga ko ari uburyo bwo gutuma ubukerarugendo bw'u Rwanda buzamuka ndetse bashobora no kubona abashyitsi benshi bakaba banashobora gusura intare, inkura, inzovu n'izindi nyamaswa z'ingenzi bazirebeye aho ziba. Apana bya bindi byacu twe twuza twishyuye angahe ducamo tugenda. Oya, ibi ngibi bizabera exclusive kabisa. Wilderness rero izubaka ino hotel ni ikigo cy'ishoramari gikorera mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2016. Akaba nacyo gifite iriya Bisate Lodge na reserve yayo yafunguwe mu 2017 murabizi mu karere ka Musanze. Iki kigo kandi gifite n'izindi hoteli zikomeye hirya no hino muri Afrika zirimo yitwa Mombo yo muri Botswana, Lilo Kulala yo muri Namibia, Usawa Serengeti yo mu gihugu cya Tanzania na Linkwasha yo muri Zimbabwe. Byitezwe ko mu gihe hoteli ngo izaba imaze gufungurwa izagira uruhare mu gukomeza guteza imbere ubukerarugendo Rwanda. Birumvikana kuko nimba ari zino hoteli zo ku rwego rwo hejuru
hejuru zihenze gutya aba ari hoteli zizamura ubukerarugendo. Bro, nimba uri umukene ntago urwishyiraho comment uvuga ngo aha ngo urabona ngo amafaranga ngo twebwe inzara iratwishe. Bro, iyi hoteli ubwo ntago ikureba, ni kwa gundi uba utangira kwizamura mu nzego. Hari abantu bafite amafaranga, sinabagejeho urutonde rw'abaherwe mu Rwanda. Umwe muri bari kurara muri hoteli kuri 17 ni nkuko nanjye ndara mu cyumba cyanjye nta kintu nishyuye. So nukuvuga abantu muri comment ashaka kuvuga ati ibintu no gusesagura ibi bintu ntabakira muri iyi se. Ikindi bivuga ko u Rwanda rusurwa n'abantu benshi cyane bavuye hirya no hino, abakire, abakomeye, abashoramari, abastari n'abandi benshi cyane. Gahunda rero ngo ya guverinoma y'u Rwanda igamije kwihutisha iterambere mu myaka 5 iri imbere, iteganya ko ubukerarugendo bushingiye ku bikorwa bitandukanye buzakomeza gutezwa imbere, bikazagera mu mwaka wa 2029 bwinjiriza igihugu byibura miliyari 1 na miliyoni zirenga 100 avuye kuri miliyoni 620 z'amanyarwanda. Hanyuma mu 2024 uru rwego rwinjirije u Rwanda miliyoni 347 z'idolari, no kuvuga arenga miliyari 932 z'amanyarwanda. Bisobanuye ko izamuka rya 4.3% ugereranyije n'umwaka wari wabanje, bikaba byaragizwe mu ruhare runini izamuka rya 27% ku musaruro w'ubukerarugendo bushingiye ku ngagi ndetse n'izamuka rya 11% ku ngendo z'indege. Muri uwo mwaka rero kandi u Rwanda rwakira abashyitsi ngo barenga miliyoni 1,600,000 kuzamura, rukaba rwarakira ibirori n'inama birenga 115 byitabiriwe n'abarenga 52,315 bo hirya no hino ku isi. Ubukerarugendo bushingiye ku nama bwinjirije u Rwanda ngo arenga miliyoni 84 z'amadolari. Ku bijyanye n'ishoramari rero ngo iyo raporo igaragaza ko mu 2024 u Rwanda rwabonye abiyemeje kurushoramo imari batandukanye ngo ku mafaranga agera kuri miliyari zirenga 3 na miliyoni 200 kuzamura. Bisobanuye inyongera 32.4% ugereranyije na miliyari 2 miliyoni zirenga 400 z'amadolari RDB yari yihaye nk'intego muri uno umwaka wa 2024. Reka rero twikomeze twiyubakira igihugu cyacu, twubaka dusura byose no gufatanya. Nakubwiye ko u Rwanda rufite n'andi mahoteli atandukanye y'ubwiza buhanitse, ariko ayahenze kurusha andi akunze kuboneka hafi ya parike y'igihugu y'Ibirunga ndetse no muri Kigali. Ni hakunze kugaragara aya mahoteli ahenze, twavuga nka One and Only Gorillas Net. Iyi ni hoteli iri muri parike y'igihugu y'Ibirunga, ifite ubukerarugendo buhebuje bwo gusura inguge cyangwa se ingagi. Ishobora rero kurara muri no hoteli bishobora kurenga 2,288 ku ijoro rimwe, no kuba 2,000 by'amadolari kuzamura. Hari yitwa Bisate Lodge, nayo ni ahantu heza cyane mu misozi ndetse igaragaza ubwiza bw'ahantu iri. Kurara muri Bisate Lodge nayo ni burabizwa ni hoteli izwi cyane, bisaba hafi amadolari 1,075 kuzamura. Urumva nayo ni amafaranga menshi, muri miliyoni 500 banza hafi aho. Hanyuma hari nka The Retreat Hotel, yo iba mu mujyi wa Kigali, cyangwa se yo bita The Retreat Hotel. Ni hoteli ntoya bazita boutique, iri Kigali, ikaba ikunda kwakira abashyitsi rero batandukanye. Hari Radisson Blue Hotel na Convention Center ikorera hafi yayo, akaba na Kigali Marriott Hotel. Hari n'izindi zitandukanye ushobora gusanga muri Kigali, nazo zihenze zifite, ndetse no mu bindi bice nko mu Ruhengeri, cyane mu Ruhengeri hariya mu Birunga, ndetse no mu Dibaza no muri Nyungwe naho harimo indi hotel nayo itoroshye. Yes, no ku Gisenyi wahasanga n'izindi. Urumva rero no mu Kagera harimo iyi ngiyi niyo twashatse kugarukaho, miliyoni za 17 ukirarira muri hoteli ya Danje kuva mu kwezi kwa 9. Ushatse wabufatirana rero 8,000 na vira imwe kuri miliyoni 17. Yes, 3,000 byawe by'idolari ukaba warara mu cyumba kimwe muri bira byumba 8 muri parike y'Akagera, bayita Wilderness Magashi Peninsula Hotel mu kwezi kwa 9. Yes, reka tujye tuganira no kubijyanye n'ibindi bitandukanye, tumenye uko hirya biba bimeze, tuba tunatebyamo ariko tunaganira, ariko munamenya agashya kaje mu Rwanda, munamenya uko bimeze, uko naho gusohokera, mumenye naho gusohokera, nimba wabonye nakantu usohoke bro. Burya rega ubuzima bavuga ngo ni bugufi, ariko mu buryo bwo kukwereka ko nimba wakoze cyane ugomba no kuba, ugomba no kwishima, kuko iyo upfuye ubisiga ku isi bagasiga n'undi babirya. Wishima, ariko nanone wishime uko ufite na responsibilities, wishimane n'ubwenge, wishime uzi yuko hari ibyo wakemuye, cyangwa se nanone utajya kuyasesagura. Ufite bills, ufite abana, ufite umugore, ufite umuryango, ufite n'inshuti zikeneye ubufasha. Oya, uba ugomba gukoramo imibare ukavuga ati aya nayo kuryoshya, aya nayo kugira gute. Uyu ni umwanya wo gukora subscribe kuri Arisudi On Air. Uyu ni umwanya wo kugira gute, uyu ni umwanya wa Arisudi
wo gusoza ikiganiro. Bye bye, ciao, turi kumwe mu nkuru zikurikiraho. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.